Muraho, nitwa Yosuwa wo mu muryango wa Efurayimu mu nzu ya Yozefu. Nari umugaragu wa Mose. Mose amaze gupfa, Yehova yanshyizeho ngo nyobore ishyanga rya Isirayeli ryambutse Yorodani rijyane mu gihugu cy'isezerano. Yehova yarambwiye ati, nzabana nawe nk'uko nabanye na Mose. Sinzagusiga cyangwa ngo ngutererane burundu. Gira ubutwari kandi ukomere, kuko ari wowe uzatuma aba bantu baragwa igihugu narahiye ba sekuruza ko nzabaha. Nazirikanye ayo magambo. Nizeraga ntashidikanya ko Yehova yari gusohoza ibyo yari yarasezeranyije ubwoko bwe. Amagambo yose yasezeranyije sogokuruza Aburahamu, Isaka, Yakobo na Yozefu yarasohoye. Tujye twiringira Yehova igihe cyose. Dushobora kutamenya neza uko ibintu byose bizagenda, ariko ibyo Yehova yavuze byose bizasohora nta kabuza. Uyu munsi mpagaze imbere yanyu kugira ngo nkomeze ukwizera kwanyu kandi ntume murushaho kwiringira Yehova Imana yacu. Reka tugaruke ku byabaye mu myaka igera ku 3500 ishize. Muri iyi nkuru tugiye kureba, muri buze kwibonera ko nta sezerano na rimwe Yehova yasezeranyije ritasohoye. Mose umugaragu wanjye yapfuye. None haguruka wambuke Yorodani, wowe n'aba bantu bose, mujye mu gihugu ngiye guha Abisirayeli. Yosu, urasa n'utekereza cyane. Urimo uratekereza ku gihugu cy'isezerano se? Oya, ubu ndimo ndatekereza ku Bisirayeli. Ushatse kuvuga iki? Ubu hashize imyaka 40. Hashize imyaka 40 tuzerera muri ubu butayu. Byatewe n'iki? Nuko abantu babuze ukwizera. Ndibuka ukuntu tumaze kuva muri Egiputa, njye nawe n'abandi 10 Mose yatwohereje gutata igihugu cy'isezerano. Njye nawe twazanye inkuru nziza. Abandi bo bakuye rubanda umutima. Abo batasi 10 bagaragaje imitekerereze Abisirayeli bose bari bafite. Uribuka ukuntu bahise baduhindukirana? Ndabyibuka. Bashatse no kudutera amabuye. Bose bari bahiye ubwoba. Bibwiraga ko abana kimwe bari barebare kandi banini, bari abanefiri bakomotse ku badayimoni. Na n'ubu ndacyibuka ukuntu bitotombye. Mose ni abantu badasanzwe, bazadusyonyora nk'aho turi ibihore. Kurwanya byaba ari ubupfapfa. Mose, ibaze, urabona twatsinda bariya bantu? Imijyi yabo igoswe n'inkuta, ntidushobora kuzisenya. Tekereza uko bazagenza abagore bacu n'abana bacu. Ntibatinze kwibagirwa ibitangaza Yehova yakoreye muri Egiputa. Ariko abatari bafite ukwizera bose barapfuye. Abariho ubu batandukanye nabo. Bafite ishyaka ryinshi, biteguye kumvira, kandi bifuza cyane kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ubu nabwo tugiye kwambuka andi mazi. Amazi y'uruzi rwa Yorodani. Ese Abisirayeli bazagira ubutwari n'ukwizera bashobore kwinjira mu gihugu cy'isezerano? Yehova yamvugishije muri iki gitondo. Yakubwiye ngo iki? Nzabana nawe nk'uko nabanye na Mose. Sinzagusiga cyangwa ngo ngutererane burundu. Gira ubutwari kandi ukomere. Kare, nizeye ntashidikanya ko Yehova atazadutererana. Ariko tugomba kumwiringira byimazeyo. Tugomba kumwumvira mu buryo bwuzuye. Umwanzi wacu arakomeye, ariko Yehova amurusha imbaraga. Yehova azadufasha tubatsinde. Maze imyaka 40 mbitegereje. Kare, zenguruka mu nkambi. Ubwira abatware n'abantu uti nimutegure impamba, kuko tugiye kwambuka Yorodani tukajya kwigarurira igihugu Yehova agiye kuduha. Ndahita mbikora. Ba batasi babiri bari he?
turakwitabye databuja. nimugende mutate igihugu n'umujyi wa Yeriko, hanyuma muzagaruke mumbwire icyo mwabonye. ntituzatinda kugaruka. ni Imana ibohereje. Imana uvuga ni iyihe? Ndavuga Yehova, Imana y'Abisirayeli. Igomba kuba ari ibazanye mu nzu yanjye. Iyo mpano yiziho iki? Twese twumvise ibyo Yehova yakoreye ingabo za Egiputa na Farawo. Nzi neza ko Yehova azabaha iki gihugu. Ngo akiduha? Ndabizi ko muri Abisirayeli. Ntimuhangayike. Mwateye ubwoba abaturage bose bo muri uyu mujyi, kuko twumvise ukuntu Yehova yakamije amazi y'inyanja itukura imbere yanyu igihe mwavaga muri Egiputa. Vuga buhoro. Tumaze kumva ko mwatsinze Sihoni na Ogi, umutima wacu warashonze. Ntawagira ubutwari bwo kubarwanya, kuko Yehova Imana yanyu arusha imbaraga imana zacu, kandi akaba abarwanirira. Kingura uru rugi. Ninde? Mu izina ry'umwami wa Yeriko, kingura urugi. Ndaje. Mugire bwangu, munyure hano, muzamuke hejuru y'igisenge, mwihishe mu byatsi bihari. Kingure yewe. Mwihangane gato. Sohora abagabo baje iwawe. Abahe bagabo? Iwanjye abagabo baraza bakagenda haba ku manywa cyangwa nijoro. Turashaka abanyamahanga baje iwawe. Ni abatasi baturutse mu nkambi y'Abisirayeli, bazanywe no gutata umujyi n'igihugu cyose. Bari he? Abo bagabo muvuga simbazi. Ndibutse. Hari abagabo babiri waje iwanjye, ariko sinamenya aho bari baturutse. Mumbabarire, sinarinze abo mwashakaga kuvuga. Waruzi neza abo twashakaga kuvuga. Bari he? Basohora ubatuzanire. Namwe murabyirebera. Nta wundi muntu uri hano. Reba ku gisenge. Nyakubahwa, nibyo koko abo bagabo nababonye, bari babiri. Ariko byageze nimugoroba, igihe cyo gukinga amarembo baragenda. Sinzi iyo bagiye. Nta muntu mbonye uretse ibyatsi biharunze. Muhisemo bakurikira, mwabafata. Tubakurikire. Urabutatubeshye, kuko nitutababona turagaruka. Shava muri ibyo, ngwino tugende. Bagiye, mumanuke vuba. Urakoze, ukijije amagara yacu. Imana yanyu niyo ibarokoye, ibakijije amaboko yabo. Ese urabyizera koko? Ndabyizera n'umutima wanjye wose. Ubyizezwa gusa n'ibyo wumvise? Yego, nizera ko nta jambo na rimwe mu yo Yehova yavuze ritazasohora. None ndabinginze, nimundahire Yehova ko muzagaragariza urukundo rudahemuka inzu ya data, nk'uko nanjye narubagaragarije. Kandi muhe ikimenyetso kidakuka. Muzarokore data na mama, abo tuva inda imwe, hamwe n'ababo bose, mukize ubugingo bwacu. Witwa nde? Nitwa Rahabu. Raha, nutatuvamo, Yehova naduha iki gihugu ntituzaguhemukira, kandi tuzakugaragariza urukundo rudahemuka. Mwakiriye umugozi. Ubu bamaze gufunga amarembo y'umujyi. Mumanukire muri iri dirishya. Kuri uru ruhande nta barinzi bahari. Nta muntu uri bubabone kuko bwamaze kwira. Urakoze. Nimujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababakurikiye. Muzamara iminsi 3 yose mwihisheyo, mubone gusubira muri bene wanyu. Wowe se? Ntimumpangayikire. Tuzakora ibyo waturahije twikureho urubanza. Nituza muri iki gihugu, tuzasange waziritse uyu mugozi w'umutuku kuri iri dirishya, kandi abo mu nzu ya so bose uzabateranyirize hamwe mu nzu yawe, mugumemo. Bizagende nk'uko mubivuze.
yehova imana yanyu abane namwe kandi abane nanjye n'umuryango wanjye. Yeriko yararimbutse kandi Rahabu n'umuryango we bararokoka. Yehova yaciye iteka rivuga ko ibyo muri uwo mujyi byose birimburwa, ariko ifeza na zahabu bigashyirwa mu bubiko bwe. Nta muntu wari wemerewe kugira ikintu ajyana. Aka ni ibiki? Ko mbona wishimye cyane. Ubu twakize. Ngo iki? Ubwo ushatse kuvuga iki? Nimwirebere. Hereza hano. Uyu ni uwanjye. Wakoze neza mugabo wa. Nabikuye mu banyakanani b'abakire kandi babibone batubaha Imana. Ubwo nta wakubonye. Ntawe. Nabikoze nihishe. Koko nta wakubonye. Ntawe ari gupfa kumbona. Data, tubonye urufatiro rwo kubaho neza mu gihugu cy'isezerano. Ariko tugomba guhisha ubu butunzi bwose. Ye, ni ukubihisha. Muramenye, muryumeho, murumva. Noneho nimuze tubihishe. Igihe twateraga umujyi wa Ayi twaratsinzwe. Yehova yatumenyesheje ko hari umuntu wari wafashe ikintu cyagombaga kurimburwa kandi akibaza aho n'ifeza byari bigenewe ububiko bwa Yehova. Bukeye bwaho Yehova yahamagaje Abisirayeli bose, buri muryango ukwawo, buri nzu ukwayo, buri rugo ukwarwo, n'umuntu umwe ukwe n'undi ukwe. Amaherezo Yehova yaje kwerekana uwarenze ku itegeko. Mwana wa Databuja, ndakwinginze, ubaha Yehova Imana ya Isirayeli umwaturire ibyo wakoze. Ndakwinginze, mbwira wakoze iki? Ntugire icyo umpisha. Ni ukuri koko nijye wacumuye kuri Yehova Imana ya Isirayeli. Nabonye mu minyago ya Yehova umwenda mwiza w'ishinari uhenze cyane. Nuko mbona na shekeri 200 z'ifeza. Komeza. Na zahabu ipima shekeri 50. Aka kuki wabitwaye? Narabyifuje. Nuko ndabitwara. Wabitewe n'iki? Reba hano. Ntiwumvise amabwiriza twari twahawe? Yarasobanutse neza. Uwo mujyi wose wagombaga kurimburwa. Ese wari uyobewe ko uwo mujyi n'ibyarimo byose ari ibya Yehova? Nari mbizi. Urenga urabyiba? Yego. Ariko se uwo mwenda w'ishinari wawukundiye iki? Nabonye. Yosu, nawe ubonye. Ni mwiza cyane. Uzi ko naruteranyirizo ufite? N'umwenda ndakubwiye. Ukwiriye umwami pe. Ntaho ndabona amabara yawe. Rekeraho. None uwo mwenda urihe? Nawuhishe mu butaka, mu ihema ryanjye, n'amafaranga ari munsi yawo. Ishiba, genda urebe niba ibyo avuga ari ukuri.
Nedabi, genda uzana abo mu muryango we. Aka, buriya wibwiraga ko Yehova atakubona? Sinabitekerejeho. Biriya bintu ntiwari ubikeneye. Ntufite ikimasa n'indogobe n'umukumbi. Nako sinzi. Ni ukuri nacumuye kuri Yehova Imana ya Isiraheli. Kuki waduteje ibyago? Uyu munsi nawe Yehova agiye kuguteza ibyago. Nedabi, bajyana. Yehova yari yaratuburiye ko kutumvira wabigambiriye bigira ingaruka. Ibyabaye kuri Akani nabyo bigaragaza ko ijambo rya Yehova risohora. Twavuga iki se ku Banyakanani? Yehova yari yaravuze ko bazarimburwa. Ibyo nabyo byarasohoye. Ariko siko buri gihe twabaga tuzi uko ibintu byose bizagenda. Muri bande ko mbona mutari abo mu bwoko bwacu? Muri abo mu kihe gihugu? Duturutse mu gihugu cya kure cyane. None Nyagasani, nimugirane natwe isezerano ry'amahoro. Ndakwinginze Nyagasani, turi abagaragu bawe. Twagirana namwe isezerano dute? Ibyo ntibishoboka. Tugomba kwitonda tukumvira amabwiriza ya Yehova. Wenda wasanga mutuye hafi aha. Oya Nyagasani, duturutse mu gihugu cya kure cyane. Twumvise gukomera kwa Yehova Imana yanyu n'ibyo yakoreye muri Egiputa byose, nuko yatsinze abami babiri b'Abamori bari hakurya ya Yorodani nk'uko yari yarabivuze. Nicyo cyatumye abakuru bo mu gihugu cyacu n'abaturage bacyo bose batubwira bati nimwitwaze ibyo kurya by'urugendo mujye kubareba, mubabwire muti turi abagaragu banyu, none nimugirane natwe isezerano. Nturebe iyi migati, igihe twavaga iwacu tuje kubareba yari igishyushye, none dore yarumye kandi iravungagurika. Izi mpago z'impu twazujujemo divayi zikiri nshya, none dore zaratobotse. Kandi iyi myenda n'izi nkweto byadusaziyeho bitewe n'urugendo rurerure. Ndabanza mbiganireho n'abakuru b'iteraniro. Murabibona mutese? Ndabona bavugisha ukuri, kandi bafite n'ibimenyetso bibigaragaza. Bibe nk'uko mubyifuza. Turagirana namwe isezerano ry'amahoro, mwe n'ubwoko bwanyu. Turakwinginze, turahire. Ndabarahiye. Nanjye ndarahiye. Turabarahiye. Yosu, wa bantu twagiranye nayo isezerano mu minsi 3 ishize baratubeshye. Ntibari baturutse kure n'Abagibeyoni, batuye hafi aha. Hari urugendo rw'umunsi umwe gusa. Baracyari hano mu nkambi? Baracyahari. Banzanire. Kubera iki mwatubeshye mukatubwira muti dutuye kure cyane iwanyu kandi mutuye hafi yacu? Kuva ubu muhindutse bivume kandi muzaba abagaragu iteka ryose. Muzajya mutashya inkwi muvome n'amazi y'inzu y'Imana yanjye. Byatewe n'uko abagaragu bawe twasobanuriwe neza ko Yehova Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha iki gihugu cyose no kurimbura abagituyemo bose.
nicyo cyatumye dutinya kubw'ubugingo bwacu. tuzi ko ibyo Yehova avuze byose bisohora nta kabuza. Ubu turi mu maboko yabo. Icyo ubona ko ari cyiza kandi gikwiriye aba ari cyo dukorera. Tuzabikora uko twabibasezeranyije. Twagiranye namwe isezerano ry'amahoro. Ntacyo tuzabatwara. Abandi banyakanani biteguraga kuturwanya. Tekereza uko byagenze bumvise ibyo Abagibeyoni bakoze. Bagabo, dukora iki? Muzi ikibazo duhanganye nacyo. Umujyi wose w'abayebusi wavurunganye. Abantu bakutse umutima. Ibyo ni ukuri Nyagasani. Maze amajoro 3 yose ntagoheka. Imana yacu Bayali iguhe gutuza mwami. Ngo gutuza? Abisirayeli bambutse Yorodani bigarura umujyi wa Yeriko n'uwa Ayi. Mu kanya baraba batugezeho. Abantu bavuga ko Imana yabo Yehova yagabanyijemo 2 amazi ya Yorodani. Kandi ko yatumye inkuta za Yeriko ziriduka. Ndumva nge ntapfa kubyemera Nyagasani. Generali Zaha, ikigaragara nuko Yeriko na Ayi byarimbutse. Ibyo sura bihakana. Nyagasani, hari ikindi kintu ukwiriye kuzirikana. Igiki? Kivugiye Oruna. Abagibeyoni biyunze n'umwanzi. Bagiranye isezerano ry'amahoro n'Abisirayeli. Wiki? Ibyo se wabikuye? Iyo nkuru yatugezeho. Tuyisuzumye dusanga ari ukuri. Oya we! Gibeyoni ni umujyi ukomeye. Uruta n'umujyi wa Ayi. Abagabo baho bose ni abarwanyi. Babitewe n'iki? Bizeye ko Yehova azarwanirira Abisirayeli bakigarurira imijyi yacu yose. Mbega injiji! Bayali arusha imbaraga Yehova. Ese Bayali ntiyaduhaye imigisha kubera ibitambo byose twamutuye? Azaturinda. Mbwira, kuki Bayali itarinze umujyi wa Yeriko n'uwa Ayi? None se ntibayikoreraga ibirori bihagije? Abana babo bayitambiye ntibari bahagije? Mwami Nyagasani, Abisirayeli barashaka kuzimangatanya umuco n'imigenzo yacu. Nyagasani, byo gusenga tubireke, dusuzume icyo twakora. Abagibeyoni tugomba kubahana. Tubaretse indi migi yakwifatanya n'Abisirayeli. None dukora iki? Je numva twakwishyira hamwe n'abandi bami b'abanyakanani maze tukagaba igitero ku Bagibeyoni. Bayali azabana namwe. Nyagasani, ngira icyo nongeraho. Vuga Oruna. Wasanga umwanzuro Abagibeyoni bafashe uhuje n'ukuri. Isobanure. Nyagasani, ntiduhanganye n'ingabo z'abantu gusa. Duhanganye n'Imana ifite imbaraga ibarwanirira. Abagibeyoni barabisobanukiwe. Urumva twakora iki? Ubwo urashaka ko twishyira mu maboko y'Abisirayeli? Mubanza byaba byiza. Ngo byiza? Ariko uba muzima? Ntiwumvise uko Yehova yakuye Abisirayeli muri Egiputa? N'ibyo yakoreye ingabo za Farawo ku Nyanja Itukura? Ingabo z'Abanyegiputa zaturushaga imbaraga, ariko zarimbutse mu kanya gato. Ariko se umuntu w'umugabo uterwa ubwoba n'ibyo bihuha? Ayo ni amakabya nkuru. Nyagasani, si ibihuha. Navuganye n'abagabo bo muri Egiputa, babyiboneye n'amaso yabo. Icyo kinyoma kimaze imyaka 40. Tugomba gushyira mu gaciro. Ntitugomba guterwa ubwoba n'umwanzi. Abisirayeli nta mbaraga bagira kandi ntibazi kurwana. Tugomba kugira icyo dukora nonaha kandi. Uvuze neza Zaha. Tuma ku bandi bami n'ingabo zabo. Tubanze duhana Abagibeyoni. Hanyuma Imana yacu Bayali izadufasha dutsemba Abisirayeli. Izina Yehova ntirizongera kuvuga ukundi muri iki gihugu.
abami 5 b'Abamori baraje bashinga ibirindiro i Gibeyoni kugira ngo bahatere. Nuko Abagibeyoni bantumaho intumwa bati tebuka dutabare. Nuko turagenda, maze Yehova arambwira ati, ntubatinye kuko nabahanye mu maboko yawe, nta n'umwe muri buzaguhagarara imbere. Icyo gihe nabwo ibyo Yehova yavuze byarasohoye. Mu gihe abo bami n'ingabo zabo birukaga baduhunga, Yehova yabagushije amahindu manini ku buryo abishwe n'urubura bari benshi kurusha abishwe n'inkota. Ariko icyo gihe izuba ryari hafi kurenga. Icyo gihe nibwo ningingiye Yehova imbere y'Abisirayeli bose, ntiwazuba we, hagarara hejuru ya Gibeyoni, nawe wakwezi we, hagarara hejuru y'ikibaya cya Yaroni. Nuko izuba rirahagarara n'ukwezi ntikwagenda kugeza igihe iryo shyanga ryamariye guhora inziga abanzi baryo. Naramye imyaka myinshi, mbona ibintu byinshi ndetse n'ibitangaza byinshi. Nabonye ibyago 10 Yehova yateje Abanyegiputa, ukuntu yatunyujije mu nyanja itukura akarimbura ingabo z'Abanyegiputa, uko yaduhaye amazi n'ibyo kurya mu butayu, uko yagiye aturwanirira inshuro nyinshi akanaturinda abanzi bacu, maze akatugeza mu gihugu cy'isezerano. Ibyo nabikuyemo amasomo menshi. Nitoje kwemera igihano cya Yehova no kwiringira ijambo rye n'umutima wanjye wose. Urugero rwa Rahabu rwanyigishije ko kugira ukwizera no gushikama ku byo twizera bizadufasha gukomeza kugendera mu kuri. Urugero rwa Akani rwanyigishije ko tugomba kurandura ubwikunde mu mitima yacu, tukumvira amagambo ya Yehova mu buryo bwuzuye. Ni irihe somo riruta ayandi nakuyemo? Ndahamya n'umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose ko nta sezerano na rimwe mu masezerano yose Yehova yasezeranyije, nta na rimwe ritasohoye, kandi nta na rimwe rizahera. Yose azasohora